Nibwo bwa mbere mu mateka y'isi kuva yaremwa, umuntu yaba agiye kubaho nta kintu yimariye ndetse nawe nta n'ikintu amariye abandi. Yaba abaye mu isi asa n'aho ariho wenyine kandi mu by'ukuri aho ari hari n'abandi bantu ariko nabo baba bariho nka we kuko nawe uko yaba abayeho nabo ariko baba babayeho. Mu gihe gitoya gishoboka waba usigaje kugira ngo ube utakiri muzima cyangwa se utakibarizwa mu isi y'abazima, nibwo ubwa mbere waba ugiye kubaho wibaza ibibazo bitagira ingano, nyamara nta gisubizo na kimwe uri bubiboneho. Umuherwe wa mbere ku isi utunze amamiliyari atagira ingano, ashobora kuba yaba agiye kubaho nabi kurutwa nawe ucungana n'udufaranga duke ukorera ku kwezi, warangiza ukaba wari wadufashe ukaduhahamo nibura utuntu uzarya mu kwezi kose, ugakora agasitoke nibura kazamara ukwezi, uteganya yuko hari igihe ukwezi kwashira ntandi mafaranga ubonye cyangwa nta bindi bintu byagufasha kuba wabaho muri uko kwezi, ukavuga ngo reka mahere nibura ukwezi. Ushobora kuba waba ugiye gucuma iminsi kuruta uwo muntu wari ufite za miliyaridi mu mabanki cyangwa se mu mishinga runaka, ukaba wari ugiye kubaho neza kumurusha. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko abatuye isi baba babayeho mu gihe baba bagize ibyago byo gutakaza ubushobozi bw'imikorere y'ibice bitatu by'umubiri w'umuntu. Iki kiganiro ni icya Wireland TV, mwagitegura kandi mugiye kukigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Tekereza abatuye isi bose, buri wese ajya kuryama yabyuka agasanga atabasha kubona, atabasha kumva, avuga n'ijwi ntirisohoke mu kanwa. Usibye ko ukimara gukanguka wafungura amaso ntugire ikintu na kimwe ubona, byakuyobera ugatangira kuvuga nabyo bikanga. Reka dusapoze yuko waba urimo kuvuga ugakeka yuko urimo kuvuga ariko mu by'ukuri ijwi ntirisohoke nubwo wowe waba wumva yuko urimo kuvuga. Nk'uko bisanzwe waba uzi yuko urimo kuvuga ariko nanone watungurwa cyane nuko ibyo urimo kuvuga amatwi yawe atari kubasha kumva ibyo urimo kuvuga kandi urimo kumva kuri kuvuga. Ariko wowe umutima wawe uzi ko urimo kuvuga ariko ukumva amatwi yawe ntabwo arimo kumva ibyo urimo kuvuga. Ibyo nabyo byagutungura cyane ukarushaho kwibaza byinshi cyane ku byakubayeho. Ushobora kuba waba ugiye gutangira ari kwibwira yuko uri mu nzozi, nyamara ibyaba byakubayeho byaba bitari kuri umwe, ntabwo ari wowe gusa byaba byabaye no ku bandi hirya no hino abatuye isi bose. Buri wese uri gukanguka bari kwisanga muri iyo situwasiyo, byaba ari ikibazo rusange ku bantu bose. Nimba hari umuntu mwari mwaraye ku buriri bumwe cyangwa se nimba hari uwo mubana mu nzu, wakomeza ukaraga iminwa n'ururimi cyane wibwira ko urimo kusakuza cyangwa se umuvugisha umuhamagara ngo umubwire ibyakubayeho, ugakeka ko atakwitayeho, nyamara ntabwo uzi yuko nawe ibyakubayeho nawe byamubayeho. Kandi ikindi, ijwi ryawe ritari no gusohoka, wowe ntabwo ushobora kumenya yuko utari kuvuga, wagira ko wagize ubumuga bwo kutabona no kutumva, ariko wakomeza ukibwira yuko buriya bwo ururimi rwawe n'iminwa bibasha kuzunguza urimo kuvuga, kandi kuko abo mubana mu nzu bo baba barimo kukumva, waba ukeka yuko byanze kunze bari kukumva ariko ugatangira kwibwira ko batakwitayeho. Agahinda n'umubabaro n'ibibazo byinshi cyane nibyo byatangira kuzenguruka mu mutwe wawe no mu mutima wawe. Ibyiyumviro 5 bigize umubiri wawe waba usigaranyemo 2 byonyine, ariko nanone 3 nanone byaba byamaze kugenda, waba wamaze kubitakaza tayari, nyamara nibyo byari bifashe ubuzima bw'abantu ndetse n'isi muri rusange. 2 bisigaye nibyo bifite umumaro, twavuga yuko udakomeye cyane nk'ibyo 3 waba wamaze gutakaza. Ubu rero watangira kwibaza ibibazo byinshi cyane, amarira yaba yakuzonze ariko nanone wabwirwa n'uko uri kurira, n'uko wakumva amarira arimo gushoka ku matama yawe cyangwa se kwikora ku maso ukumva amarira arimo araza, naho ubundi ntabwo waba wumva n'ijwi ry'uko urimo kurira. Ahangaha ubuzima bwawe bwatangira kugucungira kuri ibyo byumviro 2 byaba byasigaye, guhumurirwa no gukabakaba cyangwa se gukora ku kintu ukabasha kugisobanukirwa, kumva ikintu ukoze ugasobanukirwa icyo ari cyo. Niho ubuzima bwawe bwaba butangiye kongera kurushingira, niho watangira gushyiramo imbaraga zawe zose mu gukoresha ibyo byiyumviro 2, kumenya ikintu ukozeho cyangwa se ikigukozeho, ugakabakaba ugasobanukirwa icyo ari cyo, cyangwa se nimba ari ikintu ushaka kumenya icyo ari cyo ukoresheje impumuro ukacyihumuriza. Ahangaha iterambere twaruhiye tugakora cyane ngo tugereho kugira ngo ryoroshye ubuzima bwacu, ntacyo byaba rikitumariye na gato. Telefone iri hafi aho ngaho ntacyo yaba ikikumara uretse kwita aho ngaho
nta kintu na kimwe waba ugifite cyo kuba wayikoresha. Imodoka, amazu tubamo wenda se nibura amacumbi tubamo byo nabyo byaba bisigaranye umumaro muke ushoboka, ariko nk'amagorofa maremare akorerwamo ubucuruzi cyangwa abantu babamo, kuyasohokamo nabyo byaza kuba ikibazo kigoye, ndetse n'uwanayisohokamo kongera kuyigarukamo byaza kugorana bikomeye cyane. Ikibabaje cyane ni uko wakomeza kwishyira mu mutwe cyane yuko ari abantu batakwitayeho, kuko waba uzi yuko urimo kuvuga, ariko mu by'ukuri ntabwo waba uzi ko ijwi ryawe ritabasha gusohoka mu kanwa kawe. Wowe wakomeza ushakisha ubufasha mu kuvuga, uzunguza iminwa wibwira ko urimo kuvuga, nyamara ntabwo urimo kuvuga kuko nta jwi riba risohoka mu kanwa kawe. Kandi ikindi kandi ntabwo wabasha gusobanukirwa ko ibyakubayeho byabaye no ku bandi. Waba uzi ko ari wowe wenyine uri muri iyo situwasiyo wenyine, ntabwo waba uzi ko ruri ku hirya no hino. Warinda uza gupfa cyangwa wishwe icyaza kukwica icyo ari cyo cyose, waba guhanuka ukitura hasi cyangwa se kwicwa n'inzara kuko wabuze icyo kurya cyangwa icyo kunywa utakigezeho, byaza kukwica ukarinda unogonoka utamenye neza ko icyo kibazo cyakubayeho kiri no ku bandi bose. Nako agahinda gakabije cyane kaba kazi iyi si, kandi kaba katari busiga umuntu n'umwe, aho yava akarya byanze bikunze byamugiraho ingaruka kugeza ubwo yaza gupfa uko byagenda kose. Nta kinyabiziga na kimwe cyaba kikigenda, nta gikorwa na kimwe kiba kigikora, nta serivisi n'imwe zaba zigikorwa, ubuzima bwaba bwahagaze ku isi. Ahangaha inyamaswa nizo zatangira kwenjeyinga ubuzima kuko twazibuzaga wenda imibereho myiza yazo na natire kamere yayo y'imibereho myiza, y'imibereho karemano Imana yari yarayigeneye kuzabamo. Ahangaha inyamaswa zaba zisigaye zibayeho zinezerewe, mu gihe twari turi mu gahinda gakabije cyane. Igitangaje cyane ni uko iteka wajya ukomeza kwibwira yuko abantu ari abagome, nta muntu n'umwe ushaka kukwita ngo agire icyo yagufasha, yewe n'uwo mwagira mugakubitana imisaya cyangwa se mugahura ukamukabakabana akagukabakaba, ntago buri wese ku giti cye mushobora gukabakabana, ariko buri wese ntago yaba yiyumvisha yuko ibimura biri no ku bandi. Yakomeza avuga ariko ijwi ntukumva uko ridasohoka, akibwira yuko uwo bahuye atari kumwitaho cyangwa se nta mwanya amuhaye. Nta nubwo mwatinda kurekurana kuko wajya wumva ibyo uri kubwira mugenzi wawe ukumva ntabwo ari kubikurikiza, kandi wowe ntusobanukirwe yuko utarimo kuvuga, ukeka ko urimo kuvuga kandi ugakeka ko bari kukumva, nubwo wowe wagize ikibazo cyo kwibwira yuko utari kumva gusa no kutabona, ariko ibyakubayeho byabaye no ku bandi. Nta bufasha uri bubone ko buri wese ari kurwana no gushaka uwamufasha, nyamara ari nta wamufasha. Uretse kumara amasaha menshi uri kwibaza ku byakubayeho cyangwa se uburyo ki wumva abantu batakwitayeho, nyuma yo kumva yuko byakurenze ari ukwishakira igisubizo cy'icyo wakora, washaka uburyo uri bubone ibyo kurya. Ni ugutangira gukabakaba kuri buri kintu cyose kiri mu nzu, ushakisha nibura ahantu mu mutwe wawe, bitewe n'uko wenda mu mutwe ubwonko buzi kubika, ukamenya ngo iki kintu nakabakaba nkamenya aho cyari cyagereye aha n'aha, ugenda ugakabakaba ukareba niba kuri bugereho ahantu wenda niba nko kuri teremusi yarimo igikoma warajemo igikoma cyangwa icyayi, cyangwa se uri bugere mu kabati cy'ahandi hantu hari icyo kurya, aho wari warabitse mu nzu cyangwa hafi aho, warwana no kuza kuhagera basi ukaza kugifata mu kirye. Nimba ari uwo mubana mu nzu, mushobora kuza gukubitana bibatunguranye cyangwa ugakabakaba ukamukoraho ukumva nawe ni uko, nyamara ugakeka ko atakwitayeho kuko wenda wagize ibyo byago, nyamara ntabwo waba uzi yuko nawe byakubayeho nawe byamubayeho. Ahangaha umumaro waba usigaye ukomeye cyane ni ugushakisha ibyo kurya, ariko nabwo kubishakira kure y'aho urinze, kure y'aho waraye byakugora kuza gusohoka mu nzu urimo ugere hanze, unayisohotsemo byaza kukugora gusohoka mu gipangu urimo wanagisohokamo kugira ngo umenye ngo ndagikata aha n'aha nangera aha n'aha, byakugora kugira ngo ugire aho uva ugere n'aho ugera, niba ari kure, niba ari mu ntambwe cyangwa muri metero runaka ndende, waza kwifashisha ikintu cyaba gikomeye cyane abantu batatekerezaga, inkoni cyangwa se ikindi kintu cyo kugenda ukubita hirya no hino nibura ngo wumve ko uri bugere ku kintu runaka, kandi nabwo waba urwana no kugira ngo urebe ushakishe ko wabona ikintu cyo kurya. Icyo kurya nicyo kintu cyaba gisigaye gifite agaciro cyane kuruta ibindi bintu byose. Ikitari icyo kurya nta gaciro cyaba kikikumariye, wasigara wibaza ukuntu ubayeho, nta muntu n'umwe ushaka kugufasha ngo akumve, kandi wowe wibwira yuko urimo kuvuga nyamara ijwi ryawe ridasohoka, ariko wakomeza kumva yuko abantu ari abagome, nta muntu n'umwe ukwitaho.
watangira kwibaza yuko burya abantu bari babayeho muri ubwo buzima wabonaga bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga no kutabona, wenda aribwo bari bafite icyo kibazo gikomeye cyane cyo kuba nta bantu babitaho, ukumva ko nawe aribwo buzima ugiye kubamo, ukumva yuko abo bantu babirengagizaga, nyamara abo bantu nubwo hano ku isi bari basanzwe bahari wenda bafite ubwo bumuga bukomatanyije, ariko babeshwaho n'uko nyine abandi bantu ari bazima babasha kubafasha nyine bakabaha serivisi z'ibyo bakeneye muri ubu buzima, bakabafasha kubaho. Ariko twese mu gihe mu isi twaba twahuye n'icyo kibazo cyo kubaho tutumva, tutabona ndetse tutanavuga, byaba byakomeye cyane. Nta muntu n'umwe icyo cyorezo cyangwa se icyo kiza cyaba cyagwiriye isi ako kaga, byagorana ko uwazakarambana yaza bakamara imyaka, byagorana. Nimba hari nk'ibyo kurya runaka wari warizigamiye wari warabitse mu nzu bizamara igihe kirekire, aha ngaha warwana no kuba hafi yabyo, ugashaka agasafuriya cyangwa se nimba hari n'amazi wari waravomye amajerekani y'amazi cyangwa se hafi aho hari robine, ukajya urwana n'uko uri buvome, ukashaka uburyo uri buteke, ukarwana no kurya. Gusa nabyo byagorana kugira ngo uzamenye ukuntu uri bucane, nk'abantu wenda bakoresha se imbabura, kuza kumenya ko umuriro watse byaza kugorana cyane. Ugize amahirwe ikaza kwaka, wazakora uko ushoboye kose ntizigere izima kugira ngo bitazongera kukugora kuba wayifatisha. Wenda abantu bafite za gaze bo ntabwo byaza kubagora cyane, ariko nk'abantu bacanisha inkwi, bacanisha imbabura, abo bantu baza kurwana n'uko iyo mbabura itazigera izima cyangwa se iryo ziko uri gucanamo inkwi ritazapfa kongera kuzima. Waba hafi y'aho ubuzima bwawe bwaba bushingiye kuba hafi y'aho ngaho uri butekere cyangwa uri bushakire ibyo kurya. Kandi aha ngaha abantu bari mu mujyi ubuzima bwaza kubagora cyane kuruta abantu bari mu cyaro. Uri mu cyaro ajya agenda akabakaba, nibura ngo arebe ko ari bugende akagera ahantu nibura hari igiti wenda runaka cy'imbuto, nibura akareba ko yabonamo imbuto zo kurya, cyangwa se ari bugende niba ari ku nsina agashaka ukuntu yatema insina, yagira amahirwe akabaka agasanga wenda igitoki gikuze akagitera akaza kukirya. Ubuzima bw'umuntu aha ngaha bwaba bushingiye ku kugenda akabakaba cyangwa se yumva impumuro y'ikintu ari bukore, yumva kimuhumurira akagisobanukirwa nimba ari icyo kurya akakirya. Ariko muri rusange ubuzima bwaba bwakomeye cyane. Gusa icyakomeza kukuzenguruka mu mutwe cyane kibabaje kandi giteye agahinda, ni uko wakomeza kwiyumvisha yuko ari abantu batakwitayeho, kurimo kuvuga bakakumva ariko ntibakwiteho, kandi ntabwo watekereza yuko ibyakubayeho biri no ku bandi. Icyo kintu cyakomeza kukuzonga cyane, ndetse ku buryo ushobora no kuba wanakwiyahura mu buryo utazi, cyangwa se nibyo bintu byakomeza kukuzonga cyane, intimba n'agahinda bikakuzonga. Icyo kintu cyaba cyakubayeho uri kwibaza impamvu abantu nta muntu n'umwe ushaka kukumva cyangwa agufashe, nicyo kintu cyakomeza kuzenguruka mu mutwe wawe kikakwituma n'iminsi yawe usigaye wagomba kuba wamara nibura ngo ucumeka iminsi, nicyo cyaza gutuma igihe cyawe cyo kubaho kirushaho kugabanuka, cyangwa se agahinda karushaho kukwicuka wanapfa vuba kuruta uko wenda wari kurushaho kuba wamara indi minsi. Aha ngaha inyamaswa z'agasozi zatangira kwibaza ibyabaye, zigatangira kujya zumva nta rusaku ruri ahantu hirya no hino hatandukanye mu mijyi, cyangwa se niba ari nk'inganda wenda uko ziri gukora, zakora nabwo by'igihe gito kuko abantu baba batari kuza ngo bakomeze bazikoreshe ibyo buryo zigomba gukora, byagira nyuma zigahagarara uko byagenda kose. Inyamaswa zatangira kujya zigenda mu mazu no mu mijyi no mu makaritsiye no mu dusantere runaka, kuko zaba zibona nta modoka ikigenda, nta kintu na kimwe zatinyaga kigihari, nta rusaku rw'abantu cyangwa se rw'ibindi bintu bikomeye cyane byaziteraga kutajya aho abantu bari byaba bigihari. Aha ngaha umuntu wese aho ubuzima bwe bwajya buraba bushingiye kuko ahantu ageze nibura hari icyo kurya. Nimba uri mu cyaro wagize amahirwe ukagendagenda ukabona ugeze ahantu hari umurima w'ibijumba, wagira amahirwe akabakaba cyangwa se wacukura ukumva ni ikijumba, byazagorana ko ahantu wazongera kuhava, wavuga ati nibura ahantu ho nzajya mpangana no kuhabonera ibyo kurya sinzahava vuba, kandi ni nahava sinzi ko nzongera kugira ahandi hantu mbona niba hari amahirwe yo kubona icyo kurya. Aho hantu wahafata neza kuruta uko amafaranga za miliyoni cyangwa runaka ibindi bintu by'imitungo n'agaciro gakomeye cyane inzu wubatse cyangwa wari urimo, ukuntu wayikundaga n'ibiki, watangira kwikundira kwibera ahantu
hari nk'isambu irimo ibyo kurya byeze, uzatinda uzagumamo ubuzima bwawe nibura ugacuma iminsi ikicuma, kuko waba uzi neza ko nta wundi muntu n'umwe ushaka kukumva. Watekereza yuko abantu bakubona nk'umusazi cyangwa nta kintu na kimwe cyatuma bakwitaho gifite. Ikibabaje cyane, niba uri nk'umukire wenda wari uzi neza ko ufite amafaranga n'ibiki byose, watekereza ko abantu bagukundiraga kuko uri muzima cyo ufite ayo mafaranga. Batekereza yuko bagukundira ko babona uri muzima, none ubwo utakiri muzima ugatangira gukeka yuko imitungo yawe n'ibiki byose barimo kubikoresha, nyamara we ntibaguha agaciro na gake. Nicyo kintu cyakubabaza. Sinzi aha ngaha nimba wenda abanyabwenge cyangwa se abantu bize amashuri runaka cyangwa se bafite ubuhanga mu by'imitekerereze, sinzi aha ngaha niba ibyo bintu nabyo byaba bigikora kuri bo. Sinzi niba hari umumaro byaba bikibamariye, nimba hari icyo ubwo buzima niba babasha kubwikuramo wenda bakoresheje ibyo bize cyangwa se bagendeye ku byo basanzwe bazi byabafasha. Aha ngaha gusa ngiye icyo ntekereza ko cyafasha umuntu cyaba gisigaye ari ukugenda akabakaba kumva ko yagera ku cyo kurya akagishaka akakirya, cyangwa se akakihumuriza akagisobanukirwa akakirya. Naho ubundi nta kintu na kimwe umuntu yaba akikimariye uretse agahinda n'intimba n'urwango yakomeza kwishyiramo, yumva ko abantu bamwanze kuko wenda babona yagize ubwo bumuga cyangwa se nta kintu bakimubonamo yimariye. Ariko mu by'ukuri byaba ari agahinda n'intimba ikomeye cyane yakomeza igenda igaruka mu mutwe wawe kuzonga. Aha ngaha nyuma y'iminsi mikeya abantu baba batangiye gupfa bishwe n'inzara, cyane cyane nk'impinja, abana bakiri bato batunzwe no kuba bonka cyangwa se nuko hari abandi bantu babitayeho, baba batangiye gupfa rwose mu minsi mike cyane ishoboka. Kubera yuko ushobora no gusohoka niba uri nka nyina w'uwo mwana ufite uruhinja, ugasohoka wumva yuko abandi bantu mubana aho mu nzu bari bumwiteho, ukagenda ugiye gushaka ibyo kurya kakika wenda kuri bugaruke, no kugaruka ngo uhagere wongere umwitaho bikakunanira. Cyangwa se wanagenda wamushyira mu mugongo wavuga ngo uri kugendane nawe, inzara ikaza kukwica nawe ikamwica, kuko wenda se nta n'amashereka afite yo kuba yakonka cyangwa se ngo umugaburire nawe ushonje, cyangwa se agashaka amashereka akayabura kuko nawe uhangayitse ndetse wabuze n'ibyo kurya birimo intungamubiri zamufasha. Abana b'impinja mu batangira gupfa hakiri vuba cyane, ariko ntabwo bisobanuye yuko n'abantu bakuru abenshi batatangira kwicwa n'impanuka, cyane cyane nk'abantu bari ahantu bashobora kuba bahura n'ibyago, imikingo n'ibiki, amarigori ashobora kuba bagwamo n'ibiki. Aha ngaha intwari ikomeye cyane umuntu yakwifashisha kugira ngo acume iminsi, ni ukugenda afite ikintu cyamufasha gukabakaba cyangwa se agikubita ahantu runaka kugira ngo yumve ko nta kintu cy'urukuta cyangwa se umwobo cyangwa se ikintu ashobora kugwamo. Ikindi cya kabiri cyafasha umuntu kuba yacuma iminsi nk'uko nabigarutseho, ni ugushakisha icyo kurya. Wagira amahirwe wajya ahantu hari icyo kurya wakubona kizagufasha ukamara iminsi cyangwa ukamara amasaha utahava. Naho ubundi wajya ugenda ni nk'abantu bari mu mujyi, ukagenda ukabakaba mu mazu, nibura ngumve ko hari ahantu bafunguye, ahenshi ugasanga harafunze. Nicyo kibazo, hafi ya hose wajya usanga hafunze. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane rero, wajya ukomeza kumva yuko nta bantu bakwitayeho. Ibyo nabyo ari bimwe mu bintu byatuma upfa vuba, kabone nubwo waba uri kubona ibyo kurya vuba, ariko intimba ni mu bintu byatuma upfa vuba, cyangwa se impanuka za hato na hato zo kuba wagwa mu kintu runaka. Imodoka wajya uyinyuraho, wanayikoraho, wagenda ukagira ngo wari uri kugenda, umuntu yumva ko abona ko ufite ubumuga bwo kutabona, arahagarara kugira ngo utambuke, ariko ntabwo wamenye yuko ari imodoka nayo imaze igihe iparitse aho ngaho, nta muntu n'umwe uyirimo. Ntabwo waba uzi yuko ibiri kuriho biri no ku bandi. Nicyo kintu cyaza gutuma ahanini uza no gupfa vuba, cyangwa se uza no kugira depresiyo yaza kuba yakurimbura vuba. Hari n'abajya bafata icyemezo cyo kwiyahura kuko babona banzwe, nta muntu n'umwe ubitayeho. Aha ngaha abantu baba bari gupfa ku muvuduko mwinshi cyane utigeze ubaho mu mateka y'isi, kuko nta waba uri kurwara ngo ajye kwa muganga ngo abone umufasha basi ngo bamurwaze cyangwa bamuvure akire. Urwaye yaba ari kurwara indwara igakura agapfa vuba, cyangwa se wishwe n'inzara adafite ikindi kintu cyamurengera. Abantu baba bari gupfa mu buryo butandukanye, kandi abenshi cyane nabo bari kwicwa n'inzara cyangwa se no barwaye ntibabone ubufasha, cyangwa se bari gupfa bazize impanuka z'ibintu runaka bari kugwamo, abandi bari kwiyahura ku bw'impamvu runaka. Ikindi kandi nta nubwo abandi bantu baba bagifite relation, cyangwa se ngo babe bari kubana bahure bagire gute, cyangwa se
no kororoka byaba bihagaze, nta wundi mwana waba uri kongera kuvuka, n'umubyeyi utwite kugira ngo abyare yabyara uko yibyaje, kandi uwo mwana sinzi ukuntu nyine yabaho. Ubyaye umwana utari kubona, utari kumva, utari kuvuga, sinzi ko uwo mwana wabasha kumufata ngo umwiteho ibyo usabwa kugira ngo umwana yitabweho abe wavuka kuragire gute, sinzi ukuntu yabasha gukunda. Muri make isi yaba iri mu marembera, abatuye isi ntabwo baba basigaje amezi menshi cyane bakiriho batarapfa, byanze bikunze ubuzima bwaba busigaje. Isi yaba umuntu wa nyuma nibura ashobora kuba yaba igihe kitarenze imyaka 5 akiriho, byanze bikunze. Niyo muntu waba waragerageje basi kubaho atarapfa, ariko nabwo byagorana cyane. Muri make rero iki kiganiro nagiteguye kugira ngo nuzajya ubona umuntu ufite ubumuga runaka nk'ubwo bukomatanyije cyangwa se n'ubudakomatanyije, umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, kutuvuga no kutumva, bari abantu mujye mubafasha cyane bikomeye, kubera yuko baba mu buzima bwo kwigunga rimwe na rimwe, bitewe n'uko bumva iyo baza kuba bariho bafite ibyumviro byose bikora bigize umubiri w'umuntu, yagomba kuba yitabwaho kuruta uko yitabwa. Niyo mpamvu bakwiye gukomeza kubaba hafi, bakumva yuko bari kumwe, ibyo batabasha kubona abandi babibareberera, turi ijisho ryabo kandi turi imibereho yabo mu buzima bwabo, tugomba kubafasha kubaho. Niyo mpamvu nyamukuru nari nateguye kuri iki kintu, ariko mu by'ukuri Imana izaturinde ntituzigera duhura n'ikiza nk'iki, kandi ntabwo ntekereza ko kizabaho, kuko Imana iradukunda cyane kandi ntabwo izigera ituma tubaho tubabaye ku buryo yatuma isi irimbuka mu buryo nk'ubwo. Mukomeze kubaho mu mahoro kandi mukomeze gukora mutera imbere. Iki kiganiro nizere ko nta muntu cyaba giteye ubwoba muri make niyo mpamvu nari nagiteguye, kugira ngo muri make nujya ubona umuntu ufite ibyago nk'ibyo yagize, ubumuga nk'ubwo, ujye umufasha kugira ngo akomeze yibone mu isi y'abantu, ye kubaho wenda se yigunze cyangwa yumva yuko abantu batamwitaho, batamufashe, kuko wenda hari ikintu cy'ingenzi mu buzima bwe yabuze cyangwa se adafite. Tuganira ku bintu bitandukanye byadufasha muri ubu buzima, urukundo, imibereho myiza, kujya inama se. Niba utari wakora rero subscribe kuri iyi channel wayikora, kugira ngo uzajye ukomeza kuzajya ugenda ubona ibiganiro tugenda dukora, kandi turabashimira cyane ko mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro. Tuzasubira naho ubutaha.